Ikaze rero none mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere karibu mbahaye ikaze Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. maze אנחנו הולכים ללוחות היום. ese niki tugiye kureba uyu munsi tugiye kureba aho roho zacu zijya iyo dusinziriye, mbese bigenda gute. Banje kubasura rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, byose ku mwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye rero tugiye kureba roho iyo turyamye dusinziriye bigenda gute, ese mu ijoro bigenda gute. Banze mbashimira rero abakomeje kwiyandikisha muri benshi, nawe mutariyandikisha mwiyandikishe, mukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri uhore imbohe. Ntabatindiye rero, mbibutse ko tugiye komeza kongera kuzajya dukora amavideo adukangurira kumenya byinshi twahishwe, agiye kongera agaruka ku bwinshi mu kugerageza, ariko usangiza abandi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Iyo turyamye rero mu ijoro bigenda gute? Mu mwaka w'1587 hari inyandiko isobanura yanditswe ariko yaje gutwikwa n'insengero, ikaba yitwa Urugendo Ngombwa. Igitangaje nuko 99.9% by'abantu benshi muri urugendo twese tuvaye mu kuboko amaramasi. Ntabwo biterwa nuko tutagera kuri ayo mabanga yabyo, ahubwo nuko tutabyigishijwe. Ese ni gute dushobora kumenya ibibe iyo dusinziriye ngo tumenye kubikoresha mu buzima bw'uyu munsi, muri ubu buzima turimo? Twabyibuka gute? Niba rero warakomeje kujya ubyibaza, iyo usinziriye ibiba ni ibiki, umutimanama wawe ukabikwemeza, tugiye kuganira aho roho yacu ijya buri joro, nuko twabikuramo imbaraga zakomora isi yanduye. Ese kuri aya mabanga twamenya gute kugira ngo twomore isi yanduye? Icyo wakora cyose roho yawe ntigisinzira na gato. Ese wajya kubyibaza? Wazimya amatara, wakwihisha, wafunga amaso, wahumeka gake, roho yawe ntishobora gusinzira. Hari ikintu kimwe muri weho kitagisinzira na gato, ni roho yawe. Twabishywe igihe cyose iyo dusinziriye tuba tumeze nk'abapfuye. Ese niba ibyo koko inzozi, twibuka inzozi tugira, izo nzozi ziva hehe? Twabishywe byinshi igihe kirekire, tubwirwa ko turi uyu mubiri gusa. Benshi baracyazi ko turi n'uyu mubiri gusa, ariko ni ikinyoma gikomeye cyane. Nibyo umubiri urasinzira, ariko roho yo ntabwo igisinzira na gato, ahubwo iratembera. Kwa kundi ugiye gusinzira ukumva watwawe, cyangwa se ukabyuka wumva utazi aho wari uri, yaba umutima, ibihaha n'ibindi byose bikomeza gukora nka automatique, ariko burya roho yo ntabwo ibihari. Kera rero kuryama byari bigabanyijemo ibice bibiri. Kuryama abantu babigabanyagamo ibice bibiri. Abantu barabyukaga bagasenga, bagasoma, noneho bagasubira kuryama. Uwo mwanya wabaga hagati muri ibyo bice bibiri wari ufite akamaro gakomeye cyane. Tugiye kureba impamvu umwanya wari ufite akamaro gakomeye cyane. Byatumaga abantu bibuka cyane iyo baryamaga bwa kabiri. Ni ukuvuga ngo iyo uryamye bwa kabiri nibwo bya bintu uba urota ubyibuka, kubera ko ngewe hano nabonye ko wenda ni uko wabagabanyijemo kabiri nyine kiba ari igice gito, ariko iyo ufashe ijoro ryose ukaryama amasaha 8 kugira ngo ibintu byose ubyibuke, menya rero impamvu tutabyibuka. Icyo gice rero kikaba ari ingirakamaro cyane, kuko nibwo inzozi ziba ziri live vivid, ziba mbese inzozi zigaragara, ziboneka neza, ariko kwa kundi uzirota hafi yo kubyuka ugahita uzibuka zose. Iyo rero ukangutse ntawe kubyukije byikoze, urabyibuka kubera yuko igihe gitandukanye kiba ari gito. Iyi si turimo naho roho iba yagiye muri icyo gihe, ikibitanya kiba ari gito cyane. Niyo mpamvu nkuko nari maze kukubwira, nanjye nabitekereje, kiba ari gito, niyo mpamvu byibuka cyane. Kumwe rero uba ukiri mu bitotsi, cyangwa se uza nk'uhunyiza uri gusinzira,
cyangwa se uri kubyuka uba uri muri ako gace. Icyo gihe rero ni nabwo byoroha cyane kwibuka inzozi ukanazandika mbere y'uko uzibagirwa. Ujya uzandika mbere y'uko uzibagirwa. Ese ushaka kugenza ute kugira ngo uzibuke? Sinzira bisanzwe amasaha 4 kuri 5, nubyuka byikoze, gira umutuzo, utuze, uhita ubyuka ushiguke hejuru, ahubwo ureke ubwenge bwawe buce bugufi. Tuza gato, uce ubwenge bugufi, ongera ugerageze gusinzira kandi noneho ubikorane ubushake bwawe. Kuko ibyo baduhishe ni uko kuryama atari ukuruhuka gusa, ahubwo kera byari bizwi nko guhinguranya isi zinyuranye. Amasaha anyuranye byari kuyahinguranya. Buri joro rero nubwo utabizi uhura n'izindi roho. Ni kumwe rero urota uri kumwe n'abandi bantu, wumva amajwi menshi n'ibindi byinshi nk'ibyo. Buri byo uhura nabyo hari ibigukiza ibikomere, hari ibikwereka icyakuzanye, cyangwa se bikagufasha kwakira amabwiriza ngo wongere umurego mu kwikorera ububyutse bwawe, umenye se waje gukora iki. Ni ukuvuga ngo tumeze nk'aho nta kintu na kimwe tuzi. Iyo usinziriye cyane rero ukagira inzozi zitari ibitekerezo bisanzwe, ibyo bitekerezo ntibiza kubwa amahirwe, ahubwo ugira ubushobozi buhambaye bumwe bwizana utazi iyo buturutse, ukagira ibisubizo ku bibazo byose, ukagira n'ubutwari bwo guhindura ibyagaragara nk'ibidashoboka ubuzima nk'aho buba bukubwira ngo ntureba. Burya urakomeye kuruta uko wibwira. Hari amahitamo menshi rero kurusha uko wibwira. Wifitemo imbaraga nyinshi muri wowe kurusha ubwoba wizera bugukanga. Ibaze wiyambuye ubwo bwoba. Kugira ngo ubigeraho rero ugomba guha agaciro inzozi zawe n'ibyiyumviro bikuzaho bigutunguye. Fata umwanya wibaza uti, ese izi nzozi ni iki zishaka kunyereka? Inzozi tugira ntabwo ari inzozi gusa, ahubwo zimwe muri izo nzozi ni nka raporo za roho aho iba yagiye dusinziriye, ariyo twita inzozi. Niyo mpamvu rero burya zitaguma mu bwonko, ahubwo ziba ziri muri roho. Ibaze nawe ayo mabanga roho ibibitse abagenewe kubyutsa imbaraga ziturimo, ariko wapi twihe tumeze nk'aho tutabyumva, tutabibona. Izi ni imbaraga zikomeye zihindura ibintu n'icyerekezo iyo ubashije kuzikurikiza. Igitandukanye inzozi rero ni ingufu ziba zifite. Hari ziba zoroheje zihita zigenda ako kanya ukibyuka, ariko hari n'izindi wibuka neza n'iyo wabyutse. Ntugasuzugure icyo inzozi zawe zishaka kubwira. Izo nzozi ziba zikuburira, zimeze nk'ikiraro kiguhuza n'indi si twe tutabona, isi y'umwuka, kandi ziba ari ubutumwa. Iyo rero ubyutse ukabyuka kubyibuka byose, ujye uhita umenya ko hari icyo wahuye nacyo mu nzozi. Ese hari igihe wari wabyuka ukumva umubiri wagagaye ariko ubwenge bukora neza nta kibazo? Uba uvuye mu rugendo. Ibimenyetso nk'ibyo rero ntukabisuzugure, ariko aho hose roho iba yagiye iba ifite abarinzi, abo twita abamarayika baturinda. Abamarayika rero baturinda bashaka gutwara ingufu zacu abo ari bose, abandi bashaka gutera ubwoba, kudutera gushidikanya n'urujijo. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo abangaragiye bari muri njyewe baruta abari mu isi, kandi wabatsinze arahari ntawe yagiye. Ibintu nk'ibi rero bikunda kutuzaho iyo turi mu ntege nke, igihe cy'umunabi, umubabaro, ubwoba, agahinda gakomeye cyane. Niyo mpamvu mbere yo kuryama tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tugume mu munezero w'urukundo n'ukwizera n'ukuri. Ibi rero biba bimeze nko kwikingira urukuta rukuzengurutse. Iyo ukoreye ubushake ushaka ko icyiza kiganza, ibi ni byo bituma abarinzi bawe baguhora iruhande, bakaguhora impande, batagusiga. Bikaba bituma n'imyuka mibi yose ishaka kugutera ihura n'ibizazane bikomeye ikananirwa. Niyo mpamvu
abantu bashobora guteza imyuka mibi yose, ariko kubera ko wowe ubizi, noneho babarinzi bawe bakakuba hafi ntibikugereho. Ese wari wabyuka unaniwe cyane, kabone niyo waba waryamye amasaha menshi cyane, cyangwa se ukumva amarangamutima akomeye cyane, aho wumva wafashaga abantu. Iyo ukomeje kubigira akamenyero, mbere y'uko usinzira ukomeza ubikora, niko ugenda ukomeza kwibuka ibyabaye usinziriye. Ushimira iteka, kugira umugambi usobanutse wo gukorera urumuri, nibwo utangira kugenda wibuka byinshi. Niyo mpamvu rero iyo ukomeje kurota, tuvuge nk'amafoto akomeye yisubiramo agenda agaruka, jya ubyitaho. Bya bintu turota uyu munsi, ejo tukongera tukabirota, cyangwa se tukarota bijya gusa nabyo, tujye tubyitaho. Ubwonko bwaba bubyumva cyangwa se butabyumva nta kibazo, gusa ahubwo icy'ingenzi ni izo mbaraga biguha muri weho, kuri roho yawe. Iyo ubonye umuryango ufunguye, ntago aba ari umuryango ufunguye gusa, ahubwo aba ari inzira ya roho yawe igutegura kwambuka. Iyo ubonye inyamaswa igukurikiye, ibimenyesha imbaraga zikurimo ziba zikeneye ububyutse. Ese ni iki cyadufasha kwibuka ibyo tunyuramo iyo dusinziriye? Gerageza kubyuka bucece, witonze, kuko uko ubyuka bigira ingaruka ku kwibuka inzozi zawe. Kumwe tubyukira hejuru ntabwo bituma twibuka inzozi, ariko ubyutse bucece bigufasha kwibuka inzozi zawe. Buri alarm, tuvuge wenda nka alarm, iyo tubyutse bona nazo ziratuvangira, kuko zituma tutibuka ibyo twanyuzemo. Kubera iki? Ruriya rusaku rwayo. Niyo mpamvu nahise nibaza nti, ese aho wasanga batarikoreye ubushake kugira ngo igikanga inzozi zacu, twibuke, tubyuka aho tutibuka ibyo twahuye nabyo. Bitekerezwa gato nawe ubwira. Kare navuze nti ararume tuvuge urayisetinze mu gitondo saa 11 saa 12, irasonyera gukanze, irasonyera ngo urabyuka wibuka ararume. Ntabwo uri bubyuke bwa bucece twavuze ngo ubyuke noneho uri mu mutuzo. Nuvuga ahubwo irya ararume ishobora kuba isa nk'ibyoza byose. Niyo mpamvu kera, reka tuze turebe ko kera handi naho ngeze, kera tutagira ararume twararyamaga nyine twibyutsaga, kandi tukabyukira igihe. Ziriya ararume baduhaye n'iziki, kuko kera inzozi nyinshi twarazibukaga nubwo tutabyitagaho. Ntabwo twabaga tubyitaho nyine ko ntitwari tubizi. Ukibyuka rero, funga amaso yawe umwanya muto, uhumeke neza. Nujya no kuryama, wiyemeze kwibuka ibyo roho yawe iri bunyuremo byose. Ukibyuka rero, gerageza kwandika ibyo wibuka byose. Nyarutsa uhita ubyandika, uwo mwanya ubyandike. Ukibyibuka, nihashira igihe uzagenda ubona ko hari ibigenda bigaruka byisubiramo byisaroma. Ese wibuka ko iyo agatotsi kagutwaye ugashiduka nk'ushaka kugwa, urabona cyagiye abantu cyane cyane nk'abana iyo babaga bari kota nk'umuriro bari guhunyiza, ukikanga nk'ugiye kugwa. Aha rero ni muri iki gihe ufite za ngufu zikiza imbaraga zikomeye cyane, buri joro roho yawe igira urugendo. Benshi bita kuruhuka, umenye ko ntabwo uri umubiri urota, ahubwo uri roho itembera kure, aho utazi, ahataboneka. Uhura n'abarinzi bakiza, usoza misiyo zitaboneka, ukanabona inyigisho zambukiranya imitekerereze isanzwe. Tuvuge izo nyigisho tubona nubwo tutazibuka, zambukiranya ya mitekerereze y'ubwonko ubu busanzwe, bimwe dutekereza nyine bisanzwe. Buryo uko usinziriye, roho yawe ikonekita n'aho yaturutse. Ifite ukuntu ikonekita n'aho yaturutse. Buri bubyutse rero tugira budufasha kuba twagenda twegera kuzana iyo nyurabwenge mu buzima bwacu busanzwe hano ku isi. Ububyutse nyabwo ntibuba iyo ufunguye amaso mu gitondo, ahubwo ububyutse nyabwo buba iyo umaze gusobanukirwa neza uwo uri we. Noneho ugafata cyagiye
uryamamo kabiri ukabikatamo kabiri ugahita umenya uwiwe, yaba mu isi igaragara n'isi y'umwuka itaboneka. Iyo umaze gusobanukirwa neza ko inzira yawe idatangirana ahubwo ikarangira n'umubiri, iyo umaze kubisobanukirwa ko idatangirira cyangwa ikarangira n'umubiri, iyo umaze kumva neza ko amajoro yawe afite umumaro nk'amanywa yawe, ko iyo tubize ku manywa twumva ko aribwo dukora ibintu byose, ariko nijoro ntitubyitaho, nibwo wumva neza ko igitabo cy'ukuri kibujijwe gusoma ari weho ubwawe. Cya gitabo kibujijwe gusoma ni weho ubwawe, kuko iyo umaze kumva ibyo bintu byose tugenda tuvuze tugerageze tubirebe uko bimeze, ukabyumva neza, ukamenya nk'ibintu ugomba kuryama, ukamenya kubyuka, ukandika inzozi zawe, noneho byose ukagenda ubisobanukirwa. Cya gitabo wakubwira wabujijwe ni weho ubwawe, ntabwo ari igitabo cya kera cyahishwe n'amateka, ahubwo ni weho ubwawe. Roho yawe rero ni inyandiko ifite ubugingo, buri joro ikwereka amayobera amaso y'umubiri atabasha kubona. Ubwo rero roho yawe uko ibigenza, uko Imana ivanamo umubiri ugasigara nyine usinziriye, tukaza kugira izo nzozi tukibaza tuti ibi bintu byagize ziriya nzozi. Benshi nibaza ziriya nzozi ziba zitubwira iki, ziva hehe? Kumbe ni ibi ngibi. Nkaba mbashimiye rero, tugakomeza kuzajya tuganira ku masomo nk'aya kugira ngo turusheho gukanguka, noneho turebe ko natwe twabatuka ukuri kubohore imbohe. Bashimira none abakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, nawe utariyandikisha yandikishe, ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, maze ukuri kubohore imbohe. Abashimiye, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda haba tov meyud.